cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Tania yararimo aserera n'ababyeyi be. Ese ahangaha nyuma yo guserera n'ababyeyi byahereye hehe? Ese aho yaje gucururuka nangwa nigeze acururuka? Reka inkuru yacu tuyitangirire kuri Tania. Papa we abamufashe akamubaza, Tania, are you out of your mind? N'ibiki uri gukora? Uratinyuka neza neza ugahambwara mama wawe wakubyaye? Tania ati ari wowe, ari Maya, nta n'uyu n'umwe ukwiye icyubahiro cyanjye. Abe wowe, abe Maya, nta n'uyu n'umwe nyifata nk'umubyeyi wanjye. Ese ubundi mwungukiye hehe? Ndashaka kukubaza, ni igiki wowe na Maya mwungukiye mu kumbabaza ariko mutirengagije ituze? Ituze wamuteye agahinda, azabana na ku buzima bwe bwose kuri iyi si. Ese reka nkubaze, byibura ufite ubumuntu, ese nta buryo ugirira impuhwe abana wabyaye? None se reka nkubaze, ko wari umaze kubona Evan abaye imfubyi, abuze mama we, ntabura niyigeza n'isegonda n'iri na rimwe ntiyigeze agira ayo mahirwe? Wowe nka se wamubyaye, kuki utamubereye papa, unamubere mama, umubere byose nyuma y'ubugwari n'ubugome bwose wowe na Maya mwari mumaze gukorera mama we? Ntabwo nari nzi ko wuje ubugome n'ubugwari kuri uru rwego. Ntabwo iyo wicaye uba wumva neza neza umutima wawe utuje. Abe wowe, abe Maya, mwese muri bamwe, muri abahemu. Warahemutse. Ibaza umuntu kugukunda akemera akareka ibintu byose, akemera akabonabona, akemera bakamutoteza, akemera akamburwa buri kimwe cyose yari afite kubera urukundo yagukundaga, warangiza ukamuhemba n'ibyo wamuhembye. ntabwo ujya wicara
ukigaya ntabwo ujya wicara ugatekereza ku bugwari bwawe ariko nanjye ndiyo ndashyenga ubundi se gute wari kwita kuri Ituze na mama utarigeze umuha agaciro gute wari kumukunda nari nutarigeze umukunda nkuko yagukundaga ndi kukureba numva neza mbuze ikintu nakubwira mbuze n'ikintu na kimwe nagukorera uri umubyeyi gito uri umugabo gito harya ngo nuko ari umusitari harya icyo gihe wari ugezweho ese nuko bakabaye bitwarara umuntu yitwaza izina afite n'icyari cyo uwo ari we bikamutera gukora amahano n'amarorerwa bikamutera kuba ikigwari umuntu wa mbere watunguwe utariyumvisha niba ibyo numvise n'amatwi yanjye byose ari ukuri ntabwo iyo uryamye urasinzira arahera akabwira Tania akamubwira ati Tania mbabarira ndakwinginze mwana wanjye wimbabarira winyibutsa ahahise ndakwinginze Salina ndabyemera nibyo nabaye ikigwari kandi kuko nakoze amakosa nanjye ndabyicuza kandi yaturicuza ariko Ale wajya ureka kumera gutyo wowe wicuza wicuza asamera nkawe iyo uza kuba waricuzaga ibibi byose wakoze n'uyu munsi ufite umutima wicuza ntabwo wowe na Maya mwari gufata Ituze nk'uko mwamufashe none se Ali ubuze iki mufite buri kimwe mufite amazu meza mufite amamodoka utuye ahantu heza ugenda mu modoka ushaka urya icyo ushaka ukanywa icyo ushaka utemberera mu bihugu byose ushatse ariko se ntubaze kandi unsubize wambwira impamvu Ituze atigeze yiga ngo asoze kwiga wambwira impamvu yagize gutya agakurwa mu ishuri ari habuze iki se wari ubuze fizi zo kumuhera se none ngo uricuza ariko uratinyuka ukabivugisha n'akanwa kawe n'amatama yawe yombi narabikubwiye wowe na Maya ndababwira nti mumbwize ukuri hakiri kare kuko umunsi nzamenya ukuri ntabwo nzabyihanganira
ndamubaza ngo ese koko Maya ni mama wacu twembi jyewe nawe tuze? nawe ubwe narabimwibarije amagambo yansubije nawe arayazi. none kano kanya uri kumbwira ngo iki? arati Tania, mbabarira mwana wanjye, ntabwo nashakaga ko mwembi mukura mutekereza yuko mutava inda imwe muje data gusa. ibyo nibyo nangaga abana banjye. Tania ati none niba warabyangaga kuki utabwiye umugore wawe ngo adufate kimwe? ese ko nta bushake n'ubu na buke wigeze ushyiramo? bwo kugaragaza yuko ukeneye kubona abana bawe bishimye. ibintu byose, imyanzuro yose yafatwaga na Maya, wowe uri aho ngaho wicaye gusa. ibyabaye kuri tuze byose ndabishinja wowe Ali. ikindi wowe na mama mwaranyibyariye. kuko ibi sinabyihanganira pe. reka ngire ikindi kintu nkwibwirira. Umunyarwanda yaravuze ngo nari umugabo nihabwa intebe. aca umugani ngo mwijuto w'ikinonko kugira ngo imvura ntizagwe. ikintu abantu birengagiza. umuntu iyo abona ari we ugezweho, akabona abantu bose baramusamarira, abantu bose bamwitayeho, abantu bose baramukunda, aba yumva ari we ugezweho. ariko uzi n'ibindi, ibyo ni ukwibeshya. hari benshi cyane baba barakubanjirije ndetse bagakora ibirenze n'ibyo wakoze. nibaza ubundi kuki mutakoresha izina ryanyu neza, murikoresha mu bikorwa byiza, ahubwo mukabikoresha mu bugwari? yego nibyo ntago ari mwese, ariko kuki abenshi mukunze kubaka amazina ariko nanone aherekejwe n'ibikorwa by'ubugwari? ese ubu ari aka kanya ari niyaza ko bakiriho, wakabaye nabura utinyuka no kumureba mu maso? nibyo wenda hari iyo utazi kubana na Maya sinari kubaho, ariko nanone ntabwo nagombaga kuvukira mu rukundo rw'ikinyoma, ntabwo nagombaga kuvukira mu bugome. ahari Imana yemeye ko mbaho kugira ngo mu gihe nk'iki ngiki nzarwanirire musaza wanjye. cyakora Rina
yaribyaye neza neza. Nabwiwe Lina yaribyaye, niwe wagiye mu nda yiwe akongera akagaruka. Itandukaniro ririho, yabyaye umuhungu. Iyo aza kuba yarabyaye umukobwa, akabaye ubu ngubu uvuga ngo ni Lina wa kabiri. Ntabwo nari kuzongera kumwita amazina ye, nari kuzajya mwita amazina ya mama we kugira ngo nshimangire ko kuko neza neza yibyaye. Ibaza impamvu ituze ahora atuje, ibaza impamvu mu mutoteza agaceceka. Afite aho abikomora kuri Lina. Ese koko ari warabikoze? Utoteza umubyeyi utwite ukamuraza hanze? Ese basi watekerezaga iki? Arati Tania, wambabariye ukareka kunyibutsa hahise koko? Tania ati ari reka ngire ikintu nkumenyesha. Uhereye uyu munsi ujye wicara uzi ko Tania akwanga. Ari ntabwo ukwiye kwitwa umubyeyi wanjye. Usuba iki gisebo nzagikwiza he? Nzajya ndeba Evan mu maso gute? Bizi neza ko ababyeyi banjye aribo batoteje musaza wanjye. Mwanshitingaga neza, mukamfata neza, ariko wenda nari mwigeze mumufata neza. Mbwira ukuntu nzajya mureba mu maso, mbwira ukuntu nzongera kumwita musaza wanjye nyuma yo kumenya uko kuri kose. Wowe na Maya muri abagome. Ese kuki mwabikoze? Aho kumukunda mwaramutoteje, aho kumuha agaciro mwarakamwima. Mwamugize intabwa, mwamugize incike, mwamugize ikintu ntazi ubwanjye nanjye ntashobora gusobanukirwa. Kijya kwe amera nk'igiti kitagira amashami. Naho ibyo bidahagije, urapfata mu njyana kure, aho nazongera kubonana nawe ngo mudutandukanye burundu. Ese ubundi nkubaze, byose byabaga uri hehe? Byose byabaga ureba hehe? Ngo ne kukwibutsa n'ubugwari bukuzuye, n'ubugome bukuzuye. Ese ntabura iyo wihangana ukarenza? Kandi yahera ko yegera Maya, avuga ati Maya, ese nuko bamukasi b'abantu bakabaye bitwara? Ese ninde wabashutse ko bamukasi w'abantu aho bava bakagera bose bagomba kuba abagome? Upfa umwana wanzwe niwe ukura. Ese basi iyo wirengagiza urwango wangaga Lina rwarakubatse neza neza, ruragukurikirana kugeza neza neza naho urwanze umwana yabyaye. Mwanze Evan nanjye mutansize, kuko ariya ni amaraso yanjye, ni musaza wanjye. Mama, wowe na data uhereye uyu munsi munyibagirwe mu bana mwabyaye. Mwabyara abandi, mwagenda mukankura mu irangamyimerere, ntabwo
ntabwo mbizi kuko ibi biteye igisebo, ibi biri too much. Ntabwo mukwiriye kuba mufite abana, ntabwo mubideservinga, kuko ubugome mwuje ntabwo Imana yakabaye yarababuresinze baha urubyaro. Mama, wigeze ujya ku gise? Niba uzi uko kiryana, kuki ntabura utigeze ugirira Evan imbabazi? Just kuko yabyawe na mukeba wawe, kuko yabyawe n'uwari ugutwaye umugabo. Ese ko mwari mumaze kumutoteza mumutesheje umutwe, amaze kuhasiga ubuzima hejuru y'amakosa yanyu, ntaburiye mu muhemba kumukundira umwana? Ese uwo muzinga hararuhutse mu mahoro? Yaruhuka ate? Roho yiwe yaruhuka ite? aho urabona umwana wiwe atotezwa. Mwababaje Evan mutirengagije na mama we Lina. Yaruhuka gute mu mahoro? Umwana we yarahoraga kubitwa, neza neza yarabaye umucakara, ari houseboy w'uru rugo, hari nawe ukabirebera. Mwuje ubugome gusa. Icyakora reka mbabwire, mwicare muzi ko njyewe Tani ndi tayari, birenze uko nanabibabwira. Icyo bizansaba cyose nzagikora, ariko Evan agomba agira uburenganzira nk'umwana muri uru rugo. Ikirenze kuri ibi, mama, ibintu byose mwakoze uzabyishyura. Ndabizi ituze n'umunyamahoro, yuje ituze n'ubumuntu nimuwe, ariko njyewe Tani, ibyo mwakoze byose ntabwo nzatuza mutarabyishyurira. Ahera ko yigendera, ari na Maya bagasigara baguye mu kantu cyane, byabashoboye ndetse byanabacanze. Bagatangira kwitana ba mwana. Arati byose ni amakosa yawe. Maya ati nawe ni amakosa yawe. Wowe se urinda uvuga ngo ni amakosa yanjye gute? Ari twakabaye twarababwiye abana kera, ntabwo byari kudukurira ibibazo byose. Maya ati wowe ubibabwira, byari ngombwa ko ari njye ujya kubivuga? Ati none turakora iki? Ati turakora iki? Urumva uri kubaza? First of all, niba Evan yamaze kumenya ukuri, ibyo ari byo byose yamaze no kubwirwa, bimwe mu byasigaye nyine byari byanditse mu mazina ya mama we Lina. Ibibazo bigiye kuvuka. Arati ibibazo bivuka gute se? Arati ngo iki?
imwe mu mitungo ya mama we. Arata ariko ni njye wabimuguriye. Ati kuba warabimuguriye ni kimwe, ariko no kuba byari byanditse mu mazina ye ni ikindi. Ibyo rero ugomba kubishyira mu mutwe wawe. Ukanabizirikana. Atazabwirwa n'iki se ko byari biri mu mazina ya nyina? Atari ko niba babashije kumenya ukuri aba bana, reba atanivuye hano, urabona uyu nguyu ari bworohe. Ngaho ibaze niba tugiye kurwana intambara turimo neza duhangana n'abana twibyariye. Arati ibyo ntabwo natuma biba. Ati bigomba kuba. Urabizi neza hariya hantu harimo business, kandi hari ahantu tuhakura amafaranga menshi. Hariya hantu niho dufite abakozi hatwinjiriza isene, nawe ubwawe urabizi. Ntugikina, urabizi kariya yawe yararangiye. Muri business zose dufite, business ikorerwa hariya niyo yonyine yinjizaga. Remember twatangiriye ku byo Lina yasize. Hariya dukora handitse mu mazina ya Lina. Arata ariko nta bimenyetso bihari bigaragaza ko byanditse mu mazina ya Lina. Atari kuri umusazi. Urabizi neza ko ibyo byangombwa bidahari. Ntabwo ari we wanyibwiriye yuko mushiki wawe ari ubibitse. Wibagiwe ko ibyo bipapuro bifitwe na Lydia. Uri shuwa neza ko ibyo bipapuro nangwa si ibyo byangombwa bitazigera bigera mu maboko ya Ituze. Urabizi neza ko hariya hantu isaha n'ishaba badashaka kuhatwara. Arati ibyo ntabwo byaba. Ituze n'umwana wanjye agomba kunyubaha nka se. Yaraseka agatwenge rwose kuje uburyarya. Avuga ati ahari urananiwe mu mutwe, menya wacanga mu kiwe, genda ujye kuryama uruhuke. Nimara kumva uruhutse neza mu mutwe uze kuza tuganire. Ndabona nazi ibintu mbereyemo. Aho ngaho tugere kuri Ituze, aba yicaye telefone yigasona, uko ureba akabona ni Latino umuhamagaye. Ahera ko yitaba. Latino mu bwoba bwinshi buvanze n'ikiniga ati Evan, uri hehe basi? Ese ntabwo urabizi ko nguhangayikiye? Ese ntabwo urabizi ko no kurya byananiye? Kuki wankwira ibi bintu? Babarira umbwira ahantu ndi, babarira umbwira ahantu uri, nabura nze nkurebe. Ituze ati Latina, nkeneye igihe cyo kuba ndi jyenyine, nkeneye igihe cyo gutuza, nkeneye igihe cyo kwitekerezaho, nkeneye igihe cyo kubanza kwakira ukuri maze iminsi menye. Ntabwo ndiyakira, mba numva naranze abantu, mba numva nta muntu nshaka kubona, numva nta muntu nshaka kuvugisha, numva nshaka kujya kure y'abantu bose bangaragiye. Ati na turakomeje se?
ese muri abo bantu nanjye ndimo, nanjye ntiwifuza kumbona no kumvugisha? Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. ese Ituze aramubwira ati yego, nangwa ari bubihakane. Naramuka amubwiye yego se, ati narabyakira ate? Uyu yitwa Warahemutse, twese twibaza ari mu bice bizakurikira. Njyewe nitwa Atete, yandika kandi ni nanjye wibagezaho.